ku isura no kuba myiza mu burere ibintu bitandukanye. Yego. Icyo ngicyo no kukiri umusore nyine ibyo nabyo zabimenya. Tarangiye ahubwo ko akora abandi bagore cyangwa abandi bakobwa. Nawe umugabo wa mugore wakwemereye wumva yuko yemerera abandi. MTN7 ububiko bw'ubumenyi bwifuzwa kandi bwizewe. Siganuza benge mu bumenyi n'ikoranabuhanga, siganuza benge mu muco n'imibereho myiza, siganuza benge mu bukristo n'ivugabutumwa, siganuza benge mu ishoramari n'iterambere, siganuza benge mu mubano n'imibanire. ni mu kiganiro siganuza benge. Tubahaye ikaze mwese abadukurikiranye hano ni kuri MGN7, turi mu kiganiro cyacu siganuza benge. Muri kumwe nanjye Izabaye Fabrice, niwe mugiye kubana ari gusiganuza. Tubahaye ikaze kandi twizeye ko aho muri mumeze neza, akazi murimo, ibyo murimo mukora byose biri kugenda neza. Uyu mwanya imbere yanjye hari umutumirwa, turaza kugirana ibihe byiza. Ndifuza ko rero mbere ya byose tubanza kumwakira akibwira abadukurikiye kugira ngo dukomeze. Karibu. Murakoze. Nitwa Harindiyaremye Phineas Albert, komoka mu karere ka Rubavu mu mujyi wa Gisenyi. Yego. Ni Phineas Albert. Yes. Abantu ba Rubavu rwose turabasuhuje. Ndatekereza ndabyizeye neza iki kiganiro bazakibona banezerwe cyane. Ahari abimburiye abandi baturuka Gisenyi, baturuka Rubavu, kandi nabo turifuza kuzagirana ibihe byiza kuko hari ubumenyi bafite nk'uko twabibasezeranije mwebwe abadukurikiranye. Muri kubyibaza ngo tugiye kubaganiriza kuki. Murabizi ko dufite topic nyinshi, ariko uyu munsi twabahitiyemo kubaganiriza muri topic y'umubano n'imibanire. Ni nayo twahayemo ikaze Albert Phineas. Twamwakire rero, yibwiye abadukurikiye, ariko mbere y'uko twinjiramo cyane ndagira ngo Phineas, wenda abantu bo mu gice cy'iwanyu hariya Gisenyi barakuzi, ariko turashaka ko nawe Iburasirazuba bazakumenya, i Musanze bakakumenya, abo mu mujyi wa Kigali, bitewe cyane n'ubumenyi. Ndagira ngo wibwire abadukurikiye mu buryo bwo kuvuga Phineas uwo ari we. Phineas ni muntu ki? Nibiba ngombwa akora iki? Phineas azwiho iki, kugira ngo tuze kubana mu kiganiro cyacu tuziranye? Phineas ni umwana wa karindwi mu muryango wa papa. Wow, mbese uri Nyandwi? Wow. Ba Nyandwi rero dukunda guteta cyane. Yego. Ku buryo usanga asaza anashaka guteta cyane iyo nyine. Yego. Ba Nyandwi barateta, iyo uzanye umudamu muzima mwiza, yego, genda umutetaho. Niyo azi yuko uri Nyandwi arushaho kugenda. Wow. Guteteje. Yego. Umwana wa karindwi. Amashuri abanza nayigiye kuri groupe scolaire ya Buhengeri, nasozereza groupe scolaire ya Munanira mwaka wa gatandatu, kumva neze ku bigo bibiri. Yego. Kubera ibibazo by'intambara nyine. Yego. Si ibibazo by'ubuswa, ubwo ni ibibazo by'intambara. Yego, birumvikana. Sinari umuswa cyane, naragaragazaga mu ishuri. Ubwo secondaire nayigiye kuri groupe scolaire ya Kibihekana, hakurya Irambura, Ibushyiro. Kaminuza nayitangiriye ku Université Adventiste de Goma, Iago. Yego. Sinzi niba uhazi. Muri Congo. Muri Congo. Yego. DRC. Nza kubona akazi ka comptabilité kuri centre de santé ya Mudende. Yego. Mu karere ka Rubavu. Aho nakozeyo imyaka 4 irenga 4.
nza kwimurwa nshyirwa mu bitaro bikuru bya Gisenyi nk'umukashi yego kisiye nkora ku mafaranga, nza kubona umusaponso, ngombwa ko akazi ngahagarika, nifuza kujya gukomeza masters yego Kenya, aho nashaka kujya kwiga kuri Baraton Adventist University. yego Ni ishuri rya Adventist riri ahantu bita Eldoret. Uragiye niga English courses, nyuma nza gusubika ngaruka hano mu Rwanda. Amateka yanjye ntumva ari ayo ngayo. murakoze cyane. Yigeze atubwira ko yagiye yiga ku bigo bitandukanye, ariko ntabwo byaterwaga n'ubuswa nk'uko yabivuze. Ndatekereza mu bantu badukurikirana harimo nk'abantu mwiganye. Turabasuhuje rwose abantu mwiganye na Phineas, turabasuhuje nimumubona, uyu niwe, iyi ni umuclassmate wanyu, kandi namwe turifuza ko ubutaha tuzaba turi kumwe namwe mukamwikiriza. Phineas amaze kutwibwira. Reka tugaruke cyane kuri topic yacu uyu munsi. Tugiye kuganira mu mubano n'imibanire. Ndashaka ko Phineas adufasha gusobanukirwa umubano nyirizina. Iyo bavuze umubano baba bashatse kuvuga iki? Umubano nyine akenshi ukumva ni umubano, ça dépend n'ibyo ushaka kuvuga ati ni umubano. Ese ni umubano w'iki? Yego, ni umubano w'abashakanye. Niba ushaka ko nsobanuriraho cyangwa n'undi mubano? Ndashaka cyane tuvuge ku mubano w'abashakanye. Yego. Umubano w'abashakanye ni uburyo umusore asiga inzu ya se na nyina. Yego. N'umukobwa agasiga inzu ya se na nyina, bakireriya, bakihuza, bagahimba urugo rushya, nabo bagakora uwo muryango. bagakora uwabo muryango. Yego. Bashaka gusatisfeza cyangwa se gusubiza ibibazo bitatu. Yego. Ikibazo cya mbere baba bashaka gusubiza ni ikibazo cya satisfeze le besoin sexuel. Aho kugira ngo ube maraya, ahubwo ukaba ugomba kubona umugore wawe nyirizina wigengaho, so na nyoko bazi neza, pasiteri yejeje, amategeko abyemera, uguhaziriza ibyifuzo byawe byo mu buriri cyangwa by'imibonano mpuzabitsina. Ikibazo cya kabiri cyo baba bashaka gusubiza kugira ngo mubane, icyo bita procreation, kubyara. Yego. kororoka. Yego. Imana iravuga iti ngororoke kandi mugire ute, mugwire. Yego. Kuvuga ngo byange bikunde abo bantu babiri, sibyo, baba bashaka guprocreya. Malheureusement que hari igihe kigera ukajya gusanga ntibikunze, kubyara ntibyemeye, ariko muri gahunda zabo cyangwa mu byifuzo byabo by'uwo muryango mushya, icyo ni icya kabiri. Yego. Cya mbere nkuko nabivuze, guhaza ibyifuzo by'imibonano mpuzabitsina. Ya kabiri kororoka cyangwa se guhimba abandi bantu. Yego. Sibyo. Ikibazo cya gatatu, c'est pour fonder la famille, le nouveau famille, guhimba urugo rushya. Byumvise Fabre? Yego, nabyumvise. Guhimba urugo rushya. Kuvuga ngo ni ibintu bitatu. Yego. Umusore wese iyo agiye gushaka umugeni, nibyo bintu aba agambiriye kuzuza.
satisfeze cyangwa se guhaza iruba ry'imibonano mpuzabitsina, kubyara cyangwa kororoka, yego, no gufonda famiye cyangwa gukora umuryango, gukora umuryango. yego. Ndatekereza ikibazo wari wamajije ari icyo ngicyo. Murakoze cyane. Hari ibintu wavuze numva ndi kurushaho kugira amatsiko. Umubano ahanini ushingirwa kuri ibyo bintu bitatu mwatubwiye. Hari ibibazo biriho ubu ngubu, biriho rimwe na rimwe iyo hafashwe gahunda yo kubana cyangwa se abantu bakumva ko bagiye kwimariya, rimwe na rimwe hari igihe binashingira kuri cya kintu cyo gushimisha umubiri, kandi umusaruro uvamo iyo bageze mu rugo ntago biba bikitwa kwa gukora umuryango cyangwa se kwa kororoka. Rimwe na rimwe hagahita havukiramo izindi ntambara bageze mu rugo. Aba bantu cyane bumva ko mariage, bumva ko umubano ugomba gushingira cyane kuri sex, aba bantu bafite iki kibazo, kugira ngo uze kubyumva neza, hari abantu bumva ko kuzana umugore mwiza physically biraza guhita bihura cyane nuko uwo mugore araza kumuhaza, araza guhaza umubiri wiwe, ya sex ikaza gukorwa, ariko bagera mu rugo hakaza kuvukiramo izo ntambara. Abo bantu bafite iyo myumvire imeze gutyo, bumva ko kuba ndi umusore ngatekereza umukobwa ndaza kumutekereza muri icyo gice kimwe watubwiye cy'uko ari ugushaka guhaza umubiri gusa. Aba bantu tubabwira iki badukurikiranye kugira ngo bahindure imyumvire, kuko biri gutanga umusaruro mubi bageze mu rugo? Nk'uko nabivuze, ibyo bintu bitatu umusore wese ushaka gushinga urugo akwiriye gushinga hagati, kubera ko iyo bitabaye gutyo bimubyarira ibintu bitari byiza. Urabona hari igihe umusore abona umukobwa kubera ko afite taye, kubera ko ari inzobe, ngo ni igitomati, ukagendera kuri icyo gitomati cyawe, ariko icyo gitomati nibyo koko uzahaza iryo ruba ry'imibonano mpuzabitsina gusa, yego, ariko umunsi havutse ikibazo cyo kutabyara, ya procreation, havuka ibibazo kubera kutitegereje neza, atarambagije neza, cyangwa se ashobora no kubyara ariko icyo bita fonder la famille bikanga, noneho ni naho ruzingiye. Fonder la famille, famille ni iki? Famille ni iki? Kuvuga ngo famille muba mugomba gusengera hamwe, muba mugomba kuganira, muba mugomba gupanga gahunda, muba mugomba kujya gusura, muba mugomba gusurwa, ba mama baba bagomba kudusura, tuba tugomba kujya kwa mabukwe. Ibyo bintu byose urumva ko c'est pour fonder la famille, ku buryo bavuga ati umuryango wa Phineas na, yego, kumva ko uhita ufata indi titre, ku buryo niyo uri umwana mu rugo, uri umusore ukiri ufite nk'imyaka 20, 21, 22, ufite na papa, bikangombwa ko noneho wenda havukanye ikibazo kuri radio, turamenyesha umuryango wa runaka, ntibaba bakivuga noneho umuryango ukwitiranye na papa wawe, ahubwo weho ubwawe baravuga ati witirirwa umuryango, n'umuryango wa Fabrice, yego, urikumva, n'umuryango wa Fabrice, kumva ko noneho byafashe indi sura. Bishatse kuvuga ngo rero si byiza kujya gutereta gusa turebye ku masura, kubera ko ni byiza zaza gushimisha mu iyo mibonano mpuzabitsina, kandi nanone ntibisobanura ko umukobwa kuba ari mwiza ku isura
ntibisobanura yuko azagushimisha nyine mu burere. Icyo ni ikindi kintu, ni ibintu bibiri bitandukanye. Kuba myiza ku isura no kuba myiza mu burere ni ibintu bibiri bitandukanye. Icyo ngicyo no kukiri umusore nyine ibyo nabyo uzabimenya. Ndabizi nabyo ntabwo ari kera. Wigeze uvuga ku kintu cyitwa gufunda umuryango cyangwa se nyine kure mu muryango, umubano, mu yandi magambo abagize igitekerezo cyo kwihuza ngo bashyingirwe, bakore mariage, babanze bumve ko bagiye gukora umuryango. Hano dufite slogan ikunda no gukoreshwa yaba hano mu gihugu cyacu, ariko ukinayumva wumva ko ari slogan nziza. Sosiyete nziza ituruka mu muryango mwiza. Phineas, kuri wo umuryango mwiza ni muryango umeze ute? Umuryango mwiza, umuryango mwiza nk'uko nari maze kubikubwira, ni umuryango wicara, ibyiza byaboneka bakabisangira, n'ibibi byaboneka bakabisangira, bakabirwanya, bagafatanyiriza hamwe kubirwanya. Ndatekereza wari wo muryango mwiza. Kandi bakubahana, umugabo akubaha umugore we, umugore akubaha umugabo we, abana bakubaha ababyeyi babo, mama agatoza abana kubaha papa wabo. Uwo ni umuryango mwiza. Arakoze cyane. Atubwiye ikintu cy'ingenzi cyane, wenda hari nawe udukurikiye, hari umwanya wa komenti hasi muraza kubibona, murajya mutubwira namwe umuryango mwiza ni muryango ki. Gusa Phineas arakoze. Phineas, hari ikibazo nshaka kugarukaho cyane ku kintu yigeze atubwira. Iyo umuntu ashyingiwe, uretse nuko amategeko abivuga, amategeko yacu y'igihugu cy'u Rwanda, stati y'umuntu ibihindutse. Iyo asezeranye akajya mu murenge akavuga ko ngewe runaka nemeye runaka, stati yiwe ihindutse. Mu yandi magambo, ntago niba ari ngewe ntago ndaba nkitwa Fabrice gusa, ahubwo none ndaza kwitwa Fabrice nk'umukuru w'umuryango wanjye, ningira umugisha nkabyara, ibintu nk'ibyo. Hari ikibazo kiriho, umuntu agashyingirwa, reka tuvuge umusore cyangwa se reka tuvuge n'umukobwa ku mpande zombi, bagashyingirwa, ariko nyuma ho iminsi mike cyane ukabona umwe muri bo, cyangwa reka tuvuge umusore cyangwa se umukobwa, atangiye kwirengagiza ko sitati yahindutse. Kugira ngo byumve, hari igihe ushobora gushyingirwa muri wenda Rubavu, umusore agahita agira amahirwe agahita ajya i Kigali mu kazi. Iyo ageze i Kigali, hari igihe bikunda kugorana, akirengagiza ko ya sitati yiwe yahindutse, ya sitati yo kwitwa umusore, akirengagiza ko yabaye umugabo. Rimwe na rimwe n'umukobwa akaba yajya n'ahandi, akajya mu kazi cyangwa se akajya n'ahandi, akirengagiza ko yabaye umugore. Iki kibazo ni ikibazo gikomeje kuba kirekire. Aba bantu wenda hari banadukurikiranye bagishyingirwa, cyangwa se bitegura no gushyingirwa, n'abakibona ko biri kure ariko byanze bikunze bazashyingirwa. Uyu muntu utekereza ko no gushyingirwa ni amasezerano ari aho ngaho, amenye iki kuri icyo kintu kirekeranye n'uko sitati yihindutse, noneho ahitangira agira indi mitekerereze itandukanye n'iyo yari afite akiri umusiribateri, niba ari umusore. Uyu muntu amenye iki kugira ngo rimwe na rimwe bya bibazo bizavuka nyuma ntibizavuke, kuko turifuza kugira sosiyete nziza nk'uko twabivuze. Uyu muntu ushyingiwe ariko agakomeza kubaho mu buzima ubona ntacyo bimubwiye kandi yarashyingiwe, tumubwire iki? Rimwe na rimwe hari igihe abasore bashaka ariko batazi icyo bakoze, bashaka guhaza iruba ry'imibonano gusa, uko nabivuze, ariko biriya bindi uko ari bibiri bakaba babyirengagije, ntabiha agaciro.
iyo aza gushaka azi icyo agiye gukora cyangwa se ikizavamo mu byo agiye gukora bisobanukiwe neza, yakagombye kuvamo umupapa mwiza cyangwa se umumama mwiza. yego. ariko akenshi baba bashaka, ndetse ku kigero cyo hejuru cyane, kenshi usanga baba bashaka guhaza imibonano mpuzabitsina gusa, yego. ariko ibyo bindi biri bisigaye atabiha agaciro. iyo aza kubiha agaciro yakagombye kumenya ko 9 mois après, nyuma y'amezi 9 gusa, yego. Imana ibyemeye, umwana azaba bamufite icyo gihe tayari, Yego. ari hari. uwo mwana azakenera amata, umwana azakenera indezo, azakenera byinshi byo kumufasha. Umwana ashobora kurwara, kumva ko habonetse undi muntu wa gatatu, mwari babiri haje uwa gatatu, yego. hakagombye gutangira kumutekereza na mbere y'uko utera iyo nda, yego. ati ikintu ngiye gukora kizabyara ngibi, na mbere hagiye kuvuka abandi bantu. aho ngaho rero umugabo cyangwa umusore utekereza icyo kintu avamo umupapa mwiza, kubera ko n'igihe umwana avutse avuka hari ibintu yatangiye gutekereza. niyo abonye amafaranga ntayajyana mu kabyiniro cyangwa ajye kuyanywera ngo agire ute, amenya icyo kuyakoresha, asevinga cyane cyane akayajyana mu mitungo itimukanwa, yego. pana kwirukangira mu mitungo itimukanwa. siko abekonomiste cyane tubitekereza. biba byiza iyo ushaka kuzigamira umwana, umuzigamira mu mitungo itimukanwa. umuntu wese uzabona ari kuzigama cyane akajyana mu mitungo itimukanwa, uwo muntu cyane cyane abatekereza umwana kurenza uko ubwe yitekereza, ari kwitekereza. yego. Cya kabiri, agomba gutekereza fonder la famille. icyo cya fonder la famille cya gatatu, yego. ya mpamvu ya gatatu ituma abantu dushaka, habaho umubano, yego. icyo kintu ugomba kumenya ko noneho famiye yawe itakiri famiye imwe, ahubwo hari na famiye y'umugore. n'umugore nawe akamenya ko atakiri famiye y'iwabo gusa ngo atekereze nyina na bene nyina, yego. ahubwo akazirikana na famiye y'iwabo w'umugabo na bene nyina, kandi akamenya yuko bose bazaza muri rwa rugo rushya rimwe na rimwe bakeneye ubufasha cyangwa bakeneye kuharuhukira, sibyo? yego. aho ngaho rero nicyo kintu umuntu wese akwiriye gutekereza mbere y'uko atekereza gufonda umuryango. twaganiriye cyane ku byo umuntu yakagombye gutekereza, ariko aha niho ni cya gihe uba ufite uwo mushobora kurushinga, mushobora kugirana mariage. ndashaka kwibariza Phineas, ubundi amahitamo meza y'uwo muzabana agomba gushingira ku ki? amahitamo meza y'uwo muzabana, yego. Fabrice rero, guhitamo uwo muzabana, aravuga ngo urugo n'amatungo, umuntu abihabwa n'ababyeyi, niko mu migani havuga, yego. ariko umugore mwiza amuhabwa n'Imana, umuntu amuhabwa n'Uwiteka, yego. kandi ngo umugore mwiza ngo aruta ngo marijani y'igiciro cyinshi. wumve yuko kubona umugore mwiza, Fabrice, ni ibintu bitoroshe, ni ibintu ni Imana yo yonyine ibikwihera. uvuga ngo urashingira kuki? abantu bashingira ku buryo butandukanye, kubera ko icyo ushyira imbere uhitamo uwo muzabana, njyewe nshobora kukigira icya nyuma, kandi ugasanga twese biraduhiriye. ariko muri rusange usanga muri iyi minsi akenshi abantu barahitamo
abo bazabana badashingiye ku rukundo nyirizina, ahubwo bashingiye ku zindi fagiteri ziri apara, cyane cyane wavunja mu mafaranga. Aho guhitamo umukobwa kubera ko afite imico myiza, kubera ko ari mwiza, une belle fille, jolie fille, souriante, useka neza, mwiza, ufite umutima mwiza, wakira abashitsi, yego, ahubwo arajya kumuhitamo ashingiye kuri fagiteri zindi. Afite akazi, ahembwa 400, ahembwa 300, tuzafata avanseri salere, yego, nanyemerera turaba amaze ku mugezi wanjye, tuzajya gufata avanseri salere, mfite ngura imodokari, papa we ni umukire, arakomeye, papa we ni gitifu, arakomeye, cyangwa se afite imodokari, afite imirimo iyi n'iyi, yego, ndetse ntibatinya no kuba yaguhitamo kubera ko mukuru wawe ari jera. yego, ibaze niba bigeze igihe umuntu akaguhitamo gusa agende ngo umukuru we ni jera kuri banki runaka. mukuru wawe s'il vous plaît, mukuru wawe nawe muhuriyeyo, ariko ukumva ko toujours ari kurasa gusa kuki pekuni ya mago mani, nicyo kintu yibereyeho gusa, nibyo biri mu mutwe we. aho yabuze gutekereza ruriya rugo, uriya mukobwa papa we arasenga, mama we arasenga, byange bikunde uriya mukobwa nawe ntandi hantu yakura imico mibi, nawe ni mwiza. Urukumva ko iyo probabilite byari byose ni nzima. niba ufite imitekerereze nk'iyo ngiyo, ukumva ko nta by'amafaranga biri kuzamo, oya muna nubwo yaba ari agakene, kubera ko iyo wabonye umugore mwiza ufite amafaranga, Fabrice urukunyumva, ndi kubyumva. iyo ufite umugore mwiza uba ufite amafaranga. Fabrice sahiye ku bumenyi mfite, yego, cyangwa se niba nabyita ubumenyi, nshobora kutabyita ubumenyi ahubwo ngabyita wenda experience y'ibyo nabonye byambayeho. Icyo nakubwira cyo nuko hakugira buno umpe miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda, wampa ibihumbi 300, miliyoni 50, ariko mfite umugore mubi, bamwe bita amasadunda, yego, wayareka ukampa ibihumbi 300, ukampa umugore witonda, ufite iwabo b'abakene, bakennye cyane, ariko akaba yitonda, avec 300,000 dushobora guca za miliyoni 50 mu gihe gito, kandi birashoboka. Ariko miliyoni 50 ubye miliyoni 100 biroroshe cyane kuza tukazirwaniramo. Mfite umugore mundi tukazirwaniramo yose akayoyoka, sigara ntumukene, gasigariraho. Shatse kukubwira ko iyo ufite umugore mwiza, cyangwa se iyo wamubonye uba wabonye amafaranga, ari byo Bibiliya yavuze ngo umugore mwiza aruta marijane y'igiciro cyinshi. Iyo marijane tuyize, ariko twabyita zahabu yabonye. Yego. Sore babuno nabagira inama cyane, niba ushaka umugore mwiza, yego, muri iyo probability nubwo kubona umugore mwiza nyine nabyita yuko ari tombora, ariko niyo probability nawe ugiramo uruhare mu guhitamo uwo muzabana. cyane cyane nabagira inama yo kujya barambagiza ba nyina, kurambagiza nyina w'umukobwa, kubera ko nyina w'umukobwa iyo
asazanye abashije kubana na se, akaba asazanye na se n'umugabo we, ukajya kurambagiza wa mukobwa wo muri rwa rugo, yego, akenshi 85% ntumva ariho nashyira icyo kigereranyo, yego, aba afite imico ya nyina. yego, byumvikane ko iyo babashe gusazana, kubera ko mu urugo imibanire y'abashakanye cyangwa se yaba urugo habamo sirikwi nyinshi cyane, habamo ibibazo byinshi cyane, habamo ibigeragezo byinshi cyane. Iyo uwo mumama abashe kubana n'umugabo we imyaka ikaba 10, ikaba 20, ikaba 30, 35 babana neza, urwo rugo rutarimo amakimbirane, uwo mukobwa nawe wo muri rwa rugo niba ubona akuguhereza icyizere cy'ubwitonzi nta yandi mago, akenshi aba yarakorekeje nyina. Ubu Phineas, warushatse kutubwira ko ubu nk'umugore nk'urugo ruhoramo ayo makimbirane, urugo rurimo umugore twakita ngo ni isadunda muri ino minsi niyo mvuga iri gukoreshwa, cyangwa se urugo rutabanye neza muri rusange, ruhora mu migeri, ruhora rurwana. Amahirwe menshi biba bishoboka cyane ko umukobwa uba muri urwo rugo afata ya mico ku buryo wamugirira gushidikanya mu gihe ugiye kumuhitamo kumushaka. Cyane rwose, ndakubwira ngo akenshi abana b'abahungu bakura bagera ikirenge mu cyase, se niyo yagiye agasiga bote, umwana w'umuhungu nawe arazambara. Yego. N'umukobwa rero nawe nuko ajya kwigira maribaya, ajya kwigira maribaya rya nyina. Yego. Wumve icyo nshatse kukubwira, ni ukuvuga ngo umwana w'umukobwa yitegereza cyane imico ya nyina. Iyo nyina yita umugabo ngo nimbwa, arabyuka ntamushuhiriza ibyo kurya, umugabo akava mu rugo akajya mu kazi, akajya guhingiriza atariye, agataha ntamukuramo inkweto, ntamushuhiriza amazi. Yego. Hindukira mu buriri n'intambara. Umwana ari kubyitegereza, iyo mico azayiga ayikuye. Icyo yatojwe nicyo azafata, kubera ko ubwenge bw'umwana burakurura cyane kandi burakabuta, kandi ntibyibagirwa iyo bufashe buba bufasha cyane munsi y'imyaka 12. Ukumva niba umwana akuze mu myaka 12 abona nyina atuka se wambwa we, wacyo ntazi we, ari ibyo ngibyo, ari kumumenaho inkari, ari kumusukaho umuriro, ari kumukingirana, wahozeye mu ndaya zawe, uwo mwana nawe ndakubwira ngo umukobwa nawe nuko, nubwo yaba yitonda akajana, ariko ndakubwira ngo abanyarwanda ngo ihene nziza ntawe yizirikana, ihene mbi ntawe yizirika yizirikaho ihene nziza. Wumviza? None niba ihene z'ubwazo inziza udashobora kwizirika hamwe n'ihene mbi, ushobora kwigana imico yayo, umwana we noneho wonza amashereka y'uwo mudamu uteye gutyo, we bizagenda ute? Kandi iyo umwana arimo asisa yonka amanyonyo, amabere ya mama we, yego, aba yitegereza mu maso ye. Zitegereza umwana, aba yitegereza mu maso ye. Akenshi cyaba yitegereza mu maso ye nta kindi, aba yitegereza imico ya nyina. Urumva? Aba yitegereza imico ya nyina, aba yitegereza ubukana bwa nyina, aba yitegereza ubwitonzi bwa nyina, aba yitegereza imbabazi za nyina. Niba nyina ari kumwonsa, ari kurira, ya marira ya nyina nawe ari kuyonka cyane ko ari kumwitegereza. Textuel mare wumve yuko 85% by'umukobwa bishingiye kuri nyina. Yego.
abadukurikiranye cyane cyane abamama ariko kandi Phineas n'abapapa babigiramo uruhare urumva nk'icyo kintu wari uvuze cy'amarira. Urumva umubyeyi aramutse ari konsa umwana afite amarira ahari ashobora kuba yayatewe n'umugabo cyangwa se yatewe n'ibindi nicyo nari mvuze ngo n'abagabo bashobora kubigiramo uruhare, wenda n'abadukurikiranye abapapa ndetse n'abamama bagomba kwitonda cyane mu rugo kubera ko abo bana babyaye nibo bo mu gihe kizaza, kuko hari igihe kizagira bagasaza ahubwo hagasigaraho ba bana babyaye. Rero ni iby'agaciro cyane kubyitaho mu gihe n'ubundi bari mu rugo. Phineas, hari ikintu gikunda kugaragara, imvugo yitwa ngo iyo mbimenya. Iyo abantu bageze mu rugo, umugabo ugasanga ariherereye akavuga ngo iyo mbimenya, cyangwa se umugore akavuga ngo iyo mbimenya. Ntekereza kandi biba bishingiye ku makosa yabaye mu mahitamo y'uwo bazabana. Aya makosa aba mbere yo guhitamo, niba ndi umusore nkumva ko nzahitamo umuntu runaka umeze gutya, ni makosa akunda kuba muri icyo gice cyo guhitamo, ku buryo byazavamo rya jambo navuze ngo iyo mbimenya bageze mu rugo. Amakosa nyine uko nabivuze, ayo makosa aba mbere yo guhitamo, ukumva wahisemo nabi ushingiye ku mukobwa cyangwa se ku wo muzashakana, wirebera inyungu cyane z'amafaranga, utarebye ku mico ye. Yego. Cyane noneho amakosa yandi abaho ku miryango mishya, pour les nouvelles familles. Yego. Ni igihe muri guhitamo uburyo muzacunga imitungo yanyu. Aha. Ayo makosa y'ukuntu muzacunga imitungo yanyu kenshi bikunda kugeramo hagati, ariko nakubwiye ngo urugo ni urugendo muba mutangiye, kandi urwo rugendo ni nk'umuntu uri kugenda mu gihugu cy'imisozi miremire. Rimwe na rimwe muzaba muri kuri some hejuru ku gasozi, igihe muzaba mufite amafaranga, abantu babashagaye. Yego. Babaririmba, umugabo afite akazi, umama afite akazi, ariko hari n'igihe kizagera nta burwayi, ariko hari igihe kizagera umugabo bamwirukane, mama bamwirukane, uburwayi bubatake. Yego. Umugabo acika amaguru. Ibyo bintu byose rero usanga ari byo biteza ingorane cyane cyane muri uko guhitamo uburyo mucungamo imitungo yanyu. Muri icyo kintu warutubwiye cy'amakosa cyane aba iyo bajya guhitamo uburyo bazacunga umutungo wabo, ngira ngo abasezeranye bahita babyumva. Bagiye mu murenge hari uburyo butatu buba buhari bwo guhitamo, ariko hari igihe habaho amahitamo wagira ngo ntibabanje kubitekerezaho. Rimwe na rimwe ugasanga yego bageze mu rugo batangiye gupfa umutungo, batangiye kurara barwana, batangiye, niba ari umugabo ufite amafaranga menshi bitangiye guhindura isura, niba ari umugore ugize amahirwe yo kubona amafaranga bitangiye guhindura isura. Aba bantu cyane cyane abatarashaka, abatarajya mu gusezerana, nabo wenda baracyari mu rungabangabo nkanjye, ntibaramenya ngo tuzahitamo dushingiye ku ki, uburyo tuzacunga umutungo wacu. Dukwiye kumenya iki? Urubyiruko, abantu bakibitekerezaho, bafite gahunda yo kuzashyingirwa mu gihe kizaza, kuko warutubwiye ko aha hantu hajya habera ikosa rikomeye cyane, uburyo umutungo ucungwamo. Tumenye iki, cyangwa se urubyiruko rumenye iki mu bijyanye no gucunga umutungo w'abashakanye? Mu buryo bwo gucunga umutungo w'abashakanye hari uburyo butatu. Yego. Akenshi executive, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge,
iyo adusezeranya aduhitishamo uburyo butatu. Uburyo bwa mbere abyita trois régimes patrimoniaux. Ubwo buryo butatu hari ivangamutungo rusange risesuye. yego. Uburyo bwa kabiri ni ivangamutungo muhahano. yego. Uburyo bwa gatatu ni ivanguramutungo rusange risesuye, ivanguramutungo. Uburyo bwa mbere nagenda musobanura. Uburyo bwa mbere by'ivangamutungo rusange, ivangamutungo rusange risesuye ni uburyo umuhungu ibyo yari afite akiri umusore, umukobwa ibyo yari afite akiri umusore, n'ibyo bazacana nyuma y'uko babana, yego, n'impano zose mwahawe cyangwa muzahabwa, yego, byose muba mubisangiye 100%. Kuvuga ngo iyo mutandukanye murabisatura 50-50, partage égale 50-50. Kuvuga ngo muba mubisangiye, buri kimwe n'igikombe muba mubisangiye. Ubu buryo iyo ubuhisemo, muna nubwo umukobwa atagira ikintu na kimwe akora iwabo, ibyo agusanganye kubera ko ari we ufite ubushobozi, byange bikunde byose muhita mubisangira. Na diplome yawe n'umushahara wawe murawusangiye. Kuvuga ngo umushahara wawe niba uhembwa 200,000, aratangira akubaze ibyo 200 wahembwe aho wabishyize, ntaba akiraya wenyine, wamaze kubona uwo muyasangiye kubera ko nibwo buryo wahisemo. Abenshi rero tuhitamo ubu buryo tutabusobanukiwe neza. Gusa hari n'amakosa abaho cyane cyane ku bakobwa ba kino gihe nyine baba badafite ingeso nziza. Akabara umusore kubera ko afite uburyo cyangwa se ubushobozi cyangwa se imitungo, kagenda kubera ko umusore ari nawe umukeneye cyane, akamwemerera urukundo, bakagenda bagasezerana, ariko ashaka kugira ngo basezerane iri vangamutungo rusange risesuye, yego, kugira ngo ya mitungo ye yose igire ute bayigabane. Nyuma y'igihe runaka agatangira akamuzanaho utubazo n'utundi mu gihe gitoya, ngati gatanya kantu gatoya kwa mutugudu, gatoya maturanyi kwa mutugudu kwa gitivu, bikarangira bavuze ngati aba bantu bashoboye kubana mu batandukanye. Umukobwa nta kintu, habe na infra yakuye iwabo, agasubiza iwabo 20,000,000. Umvise? Yego. Cya kabiri navuze ivanga mutungo muhahano. Yego. Ni uburyo umusore ibyo yakuye iwabo mbere y'uko bashakana biguma kuba ibye, n'umukobwa nawe ibyo yari afite mbere y'uko bashakana nawe bikaba ibye, ahubwo ibyo bashakanye bamaze gukora urugo rushya niho baba bafite uburenganzira bungana, akaba ari byo bagabana gusa. Uburyo bwa gatatu ni separation totale. Ivanguramutungo risesuye, rusange risesuye. Kuvuga ngo ibyo nakuye iwacu, ibyo tuzaca byose nta hantu tuzahurira, ibyanjye n'ibyanjye, kanjye Albert Phineas n'umudamu wanjye, nawe ibye n'ibyo, byaba mbere y'ishingirwa na nyuma y'ishingirwa, ibye n'ibyo. Iyo tugeze mu rugo kugira ngo tubone ibyo kurya, baho uyu munsi nawe agahaha ejo. Abana ngishyurira umwana ishuri, nawe n'umudamu akazishyura igihembwe gikurikiyeho, cyangwa nka kumwe
ushobora kuba ubana na mugenzi wawe Cyprien, uko mubana mushobora kuba mwabana muri ghetto, uko musangira akavuga ati duhaye kawunga n'umuceri n'iki amakara ibiki mukabishyira hamwe, ukumva ko muri mwakoze ikintu kimeze nka societe, ariko kubera ko mwumvikana. Yego. Okay, gihe cyagera mwamudashwanye, okay, ukagenda ukwawe nanjye ngajyana ibyanjye nuko bikarangira. Kandi akenshi ubu ni uburyo bukoreshwa n'abazungu. Akenshi usanga basezerana n'imyaka yo kuzabana, n'imyaka bazabana. Igihe niba dusezeranye ati isezerano ryacu turegize pendant de 10 ans, nyuma y'imyaka 10 cyangwa 20 nitubona imibanire yanjye nawe itameze neza, okay, tuzatandukana. Ukabyumvikana gutyo. Yego. Nigeze njya ni mu masezerano y'umuntu, hanyuma gitifu arababaza ati murumva mushaka gusezerana aya masezerano? Noneho umusore ati ni ivangamutungo risesuye. Mbona famiye y'umukobwa ikomye mu mashyi, ntibaza niho ibirori bishingiye. Ese biterwa n'iki? Wenda nari kubaza umwe muri iyo famiye yakomye amashyi, ariko ndagira ngo wenda udufashe kumenya ni impamvu iki kuri side cyangwa ku ruhande rw'umukobwa baba bumva bashaka rya vangamutungo risesuye. Niba hanini biterwa n'uko umukobwa nta mitungo myinshi aba afite, nta yabasize wabo, rimwe na rimwe hari igihe bavuga ngo azana imyenda ye gusa, cyangwa se yashyiraho akarusho akazana ibitahanwa, akumva ko icyaba cyiza kurushaho ari ugusezerana ivangamutungo risesuye. Hanyuma rero kubera umusore nawe yaba yumva yaramukunze, agahitamo kubyemera, ukabona nyine ibyishimo bigiye byagaruka mu murenge. Ubundi biterwa n'iki? Uko nuko njye nabitekereza, biterwa n'iki kumva umukobwa buri gihe aba yumva yifuza ko habaho gusezerana ivangamutungo risesuye? Ibyo ni umuco nyarwanda, cyangwa se nabyita umuco w'abanyafurika. Usanga umukobwa aho iwacu mu Rwanda, iyo udahisemo ivangamutungo rusange risesuye, akenshi hazaho ibintu by'amakomantere ati no n'ubundi ntamukunda n'ubundi, ariko ni imyumvire mike. Yego. Kubera ko mwakagombye kuvanga, n'ubundi mufite ibyo muri kuvanga, mwakagombye kuvanga mudafite ibyo muvanga. Cyangwa se ntubihitemo kugira ngo ushimishe, mukabihitamo kubera ko mwabiganiyeho ku mpamvu imwe cyangwa se iyindi, kubera ko hari impamvu nyinshi zishobora gutuma mudahitamo ivangamutungo rusange risesuye, ahubwo mugahitamo ivangamutungo muhahano, cyangwa se ku buryo bumwe cyangwa ubundi ku mpamvu runaka mugahitamo ivanguramutungo risesuye. Ndaguha urugero. Umugabo umwe niwe wacu yagiye kurambaga, yapfishije umugore, ajya gutereta undi, wagiye gutereta yari umugangakazi, nawe afite yarapfishije umugabo, kumva ko yari yaramusigiye abana. Amaze kumusigira abana, nta kindi cyakurikiyeho, byabaye ngombwa ko basezerana. Umugabo yatakaje umufasha we, n'umugore yatakaza umugabo we. Bibaye ngombwa noneho ko bajya gusezerana, kandi wa mugore afite imitungo y'umugabo wa mbere. Ni ukuvuga ngo iriya mitungo y'umugabo wa mbere, kubera ko yamusigiye abana, iriya mitungo ni iy'aba bana. Niba iriya mitungo ari iy'aba bana, wa mugabo kubera ko bari bakundanye nyine mu minsi ya buki, bemeranya ko
bagiye gusezerana ivangamutungo risesuye. yego. Kumva ikibazo cyabonetse, mugiye gusezerana ivangamutungo risesuye, kandi ivangamutungo risesuye nk'uko nabikubwiye, imitungo wari ufite mbere niyo muzaca nyuma, byose muraba mubigabanya, byose murabishyira hamwe. yego. None ufite imitungo y'abana, kandi imitungo y'abana umugabo yagusigiye nawe uyifitemo uruhare. None wemeye neza ku mugabo mushya, wemeye kuyimushyiraho, mugiye gusezerana ivanga mutungo rigize ute risesuye. Cyakurikiye urukumva ko ikibazo cyavutse. None ya mitungo y'abo bana se yabasigiye, umugabo uturutse iruhande nawe agiye kwigiramo uruhare. Uzi cyakurikiyeho, umudamu yari umugangakazi, yajyaga guhembwa amafaranga, yashaka kujya kwishyurira abana ishuri, umugabo akamuhangarika, ngira ati no, nanjye ndi ku ishuri, nanjye ndi kwiga, kandi ku ishuri nanjye bakeneye amafaranga. Umugore ngo ati no, umwana wanjye akeneye nawe minerivare, kwanza ni umushahara wanjye. Umugabo akamubwira ati oya, si umushahara wawe, ni umushahara wanjye, umushahara wawe turawusangiye. Kumva ikibazo cyavutse. yego. Ese mu by'ukuri Fabri, urumva uriya mugore yaragize amahitamo meza? urumva niyo ya makosa yaziye. Ugereranije n'uburyo butatu twabonye, urumva yakagombye guhitamo irihe vangamutungo? Muhahano. ikintu bahitamo muhahano. Yari guhitamo ivangamutungo muhahano. yego. Ariko kubera imyumvire yacu, ibintu twamenyereye gusa dupfa guhitamo avegrement ku buryo bw'ubuhumye, yahisemo ivangamutungo risesuye. Ikibazo kiravuka. Byaje kurangira nabi, ndetse n'urupfu ruza kubamo. Rukumva ku ruhande rw'umugabo yaje kwitaba Imana, mva ko si byiza. yego. Ntacyo nzi, ariko rukumva ko habaye hari habanje kuzamo amakimbirane ashingiye ku mutungo, birumvikana. Amakimbirane ashingiye ku mitungo ari nacyo abantu muri iki gihe zirutana mu Rwanda abenshi bari kuzira. Ese muri izi trois mode z'uburyo umutungo ucungwa, uburenganzira bw'abana babyara bwitabwaho ku kigero kingana, yaba mu buryo bwa mbere bw'ivangamutungo risesuye, muhahano, ndetse n'ivanguramutungo. Uburenganzira bw'abana aho ngaho ni gute bwitabwaho? cyane cyane muri cya gihe habayeho divorce, habayeho gutandukana no kuba batakiri kumwe. Umwana we, uburenganzira bwe aho buva bikagera, uburenganzira bw'umwana buhora bwuzuye. Cy'ingenzi gusa ni uko haboneka ibimenyetso ko uri se w'umwana, yego, kandi kuri nyina w'umwana. Biba bihagije. Imitungo yose uzagabanaho, cyangwa se uruhare rwawe umwana azaba rufiteho uruhare. Umwana agabana kuri se, akagabana no kuri nyina. Igihe habonetse umwana, umugabo yabyaye iruhande, azagabana ku ruhande rwa se gusa, ariko ntazagabana ku ruhande rwa nyina. Kuvuga ngo niba ngewe nshatse umugore, tugasezerana ivangamutungo rusange risesuye, igihe kikagera akavuka ikibazo, bikaba ngombwa ko dutandukana, katugabira 50%. Umwana, abana twabyaranye bazaza kugabana ku ruhande rwanjye, bagabane no kwa nyina kuri ya 50% ya nyina, bagabane bongere bagaruke bagabane kuri 50% yanjye. Ariko wa mwana noneho nari mfite cyangwa na froze iruhande, we ntazajya kugabana kwa madamu wanjye,
azaza kugabana kuri 50% yanjye. Ni ukuvuga ngo 50% yanjye izazamo babana bo mu nzu nabyaranye na wa mugore n'abandi bana b'iruhande, bose bazagabana kuri iriya. Tanko n'uriya mudamu nawe twashakanye dushobora gushakana ariko yarafite abana iruhande cyangwa afite umwana yabyaye iruhande, ntabwo azaza kugabana ku ruhande rwanjye, azagabana kuri nyina, kuri ya 50% ya nyina. Ni gutyo. Arakoze cyane. Ndatekereza ko abadukurikiranye bari kurushaho gusobanukirwa. Hari ibintu byinshi bigomba kwitabwaho cyane mbere yo guhitamo uwo muzashakana, na nyuma y'uko ushobora kuzana bya bindi ngo ni mwiza, agaragara neza, afite ya mico myiza nk'uko twagiye tubyumva Phineas abitubwira, ariko na cyane biba bikwiye no kwitabwaho mu buryo bw'imicungire y'umutungo. Abadukurikiye bari kurushaho kubyumva. Phineas, hari ikindi kibazo gikomeje kugaragara cyane kuri ba bantu bataragira mariage nakita yemewe, nyine barashyingiwe bajye mu murenge, niba na mariage bagomba kuyijyana mu nsengero bayijyanemo. Hari n'ikintu ubona kimaze no gufata indi ntera cyane cy'ukuntu usanga umukobwa n'umusore bakora imibonano mpuzabitsina ariko mbere y'uko bashakana, wenda by'amahirwe nyuma bakazashakana. Ariko iki kintu mbona gifite ikibazo kuko nko muri sosiyete yacu ubona iyo bakundanye muri icyo gihe cya mbere bakajya muri izo ngeso z'imibonano mpuzabitsina, mbese ukabona babaye nk'umugore n'umugabo ariko batarabana mu nzu imwe nyirizina, mu buryo buzwi, mu buryo leta yemera, mu buryo imiryango yemera. Kimwe cyo biba byamaze kujya kure y'umuco nyarwanda, biba byamaze kujya kure y'indangagaciro za buri ruhande. Iki kintu aba bantu badukurikiranye cyane, yaba ababyishoramo yaba baza babyishoramo, gifite izihe ngaruka mu gihe bombi bagiye mu rushako? Bashobora gushakana bombi, ariko hari n'uburyo bashobora kujya muri izo ngeso z'imibonano mpuzabitsina, umuhungu akazashaka undi mugore hanyuma n'umukobwa akazashaka undi mugabo. Icyo kintu gifite izihe ngaruka kuri iyo miryango abo bombi bagiye kujyamo? Fabrice, rero imibonano mbere y'ubukwe biteye akaga no muri iki gihe cyacu. Yego. Niba ubona abagore imiryango iri gusenyuka cyane, isenyuka kubera impamvu z'amakimbirane, kandi izo mpamvu z'amakimbirane ziba zishingiye cyane ku gufuhirana. Kandi uko gufuha, umugabo afuhira umugore cyangwa mukeka, n'umugore akeka umugabo, akenshi biterwa n'uko mwamenyanye mbere y'ishingirwa. Yego. Kubera ko uko yakwemereye akaguha, uhora ukeka ko aho yagiye gucururiza yemerera n'abandi. Uko yaguterese agukorakora, niyo mumaze kubana uhora wumva yuko akorakora n'abandi. Yego. Bagenzi bawe. Imibonano mbere y'ishingirwa iteje akaga cyane muri iyi minsi, kubera ko niho haturuka cyane gukekana no gufuhirana. Kandi ndatekereza ni nacyo kintu, niba ukurikira radiyo Rwanda cyangwa n'andi maradiyo n'ibitangazamakuru, abantu benshi bari kwicana bapfa gukekana. Umugabo yaketse ko umugabo mugenzi we amuca inyuma, umugore yaketse ko ibintu ngibyo nta kindi kiba cyarabiteye, namwe ubwanyu, mwebwe ubwanyu ba nyir'ubwite muba mwarayikoze mbere y'uko mushakana.
niyo mwarayikoze mbere y'uko mushakana, uko yajyaga gukorakora agukora ku mabere, n'iyo agiye mu kazi wumva yuko bitarangiye ahubwo ko akorakora abandi bagore cyangwa abandi bakobwa. nawe umugabo wa mugore wakwemereye wumva yuko yemerera abandi, mugahora ari ikibazo kiri mu muryango bikarangira unasenyutse. Ni byiza rero ko umuntu yakagombye gukora imibonano mpuzabitsina ku gihe cyabyo, igihe cy'iyo mibonano mpuzabitsina nyine kigeze. yego kandi kantu wenda nakongeraho, igitsina gore kigomba kumenya neza ko, cyangwa se abakobwa bacu bagomba kumenya neza ko umusore niba agukunda ku kigero cya 90%, iyo mumaze kuryamana Fabrice, rwa rukundo rw'umusore ruradawuninga, ruramanuka, yego rukava kuri 90 rukajya kuri 15. baze nawe wakundaga umukobwa ku kigero cya 90%, yego arakwemereye ngo na avance cyangwa muraryamanye, tayari urukundo wamukundaga ruramanuka rukadawuninga rukajya kuri 15%, kuri 15%. ubwo urukumva ukimukunda, mu gihe contrairement by'ikinyuranyo umukobwa we iyo aryamanye n'umusore, urukundo yamukundaga, niba yamukundaga 20%, rurazamuka rukikubita muri 50 cyangwa 60%. yego umukobwa we urumva rwazamutse, we rurazamuka, mu gihe umugabo we ruramanuka cyane. Shatse kuvuga ngo agapfundikiye gatera amatsiko, aho ngaho tayari aba yamaze icyari kimuteye apeti kuri wowe, cyangwa se icyo wari upfundikiye nyine yagisogongeye, nta kindi kimushishikaje. yego Shatse kuvuga iki? Shatse kuvuga ngo natasiyo cyane ku bakobwa bacu bo muri iyi minsi. uvuze neza, hari ikintu wari ukomojeho cy'uko mu gihe habayeho imibonano mpuzabitsina cyane mbere y'urushako, ku mugabo cyangwa se ku gitsina gabo, navuga ko apeti iragabanuka ugereranije n'uko umukobwa bimera. umukobwa we biriyongera. yego, ariko twari tubivuze mu gihe cya mbere y'urushako. ese Phineas, ubona iki nacyo kitaba ikibazo ahubwo na nyuma y'urushako, ku buryo niba yego mwakoze mariage civile, mwagiye mu murenge, mwagiye mu itorero babashyingiye, hanyuma mukabana, hari n'igihe mushobora no kubana imyaka ingahe mugakomeza, ariko noneho n'icyo kintu cyo kuba apeti umugabo yari afitiye umugore nanone ikagabanuka, umugore wenda sinzi uko bigenda, niba nawe yiyongera cyangwa se igabanuka, icyo ntabwo gishobora kuba impamvu y'amakimbirane yaba mu muryango no munsi. subiramo. kubaho imibonano mpuzabitsina, ntago umugabo bishobora apeti ishobora kugabanuka, umugore wenda nawe ishobora kugabanuka cyangwa se ikiyongera. nawe iriyongera, bivuze ngo mbere y'urushaka iriyongera na nyuma y'urushaka igihe cyose umugore iriyongera. none ku mugabo niba yagabanutse, ntago bishobora kuba impamvu y'amakimbirane yaba mu muryango n'ubundi ashingiye cyane aho. nubwo we ushobora umugabo biragabanuka, yego umugore bikiyongera ako kanya nyine bakimara kubikora cyangwa muri iyo minsi. yego, ariko hari impamvu noneho ishobora gutuma noneho umushakana, kandi we n'umugabo byari byagabanutse, ariko nubwo byagabanutse bwose ariko wamuteye inda. hari n'igihe utamutera inda umukobwa akakubeshya kubera ko we yagukunze cyane. yego, ugahita uyitegura ubukwe vuba vuba, akakubwira ngo ati burya bwose wanteye inda, bikaba ngombwa ko utinya wenda basaza be
b'abayobozi b'abasirikare bikaba ngombwa ko umujyana, ariko mu by'ukuri nubwo umujyanye urukundo amukundaga ku kigero cya 90 ntibikiri 90, byamanutse byabaye 15, ariko ku mpamvu ku zindi fagiteri ziri iruhande bibaye ngombwa ko umurongora. Ako umurongoye utakimukunda kuri 90%, ubu uri kumukunda kuri 15%. urukunyumva abo bantu none ubwo iyo bageze mu rugo aho ngaho rero ukumva niba mugeze mu rugo rero ni nacyo kibazo. Umugabo hari igihe ubihishahisha nyine ukikaruma ukamukunda, we aragukunda birumvikana, wamaze kumutera inda nta n'ikindi kintu yakora, ariko noneho kwa gukekakekana rero niho gushingira, gukekakekana, gufuhirana, baba umva ni hahandi umugabo agenda wahoze rinda ya biki umugabo nawe umugore yajya gucuruza nta handi hantu yakatiye, nta kindi kibazo na kimwe afite, wahoze watinze aya masaha ibiki, ukajya ugasanga mu rugo n'inturu, ari umugabo akeka umugore, ari umugore akeka umugabo, kandi muri bose nta n'umwe usambana, ariko barakekakekana, urugo rukarangira. Yego. Ntibyoroshye. Wenda reka tureke n'aba bantu baguye muri icyo kintu cyo kujya mu mibonano mbere y'urushako. Reka tuvuge ahubwo na ba bandi yego bakoreye imibonano igihe. None iyo bo bageze mu rugo, kuko twamaze kubona ko imibonano ku ruhande rw'umugabo bishobora kumwongerera pourcentage cyangwa se bikagabanuka bitewe. None reka tuvuge ko bageze mu rugo, kumwe umugabo apeti yushira cyangwa se izo pourcentage zikagabanuka, byo ntabwo bishobora kuba impamvu yateza amakimbirane mu muryango. Cyane urumva ko n'ubundi niba ujyanye umugore udakunda, nose niba ujyanye umugore nyine akenshi umve yuko iyo umugabo cyangwa umusore arambagiza, nturambagiza umukobwa umwe, yego urambagiza abakobwa benshi. Niba noneho wamujyanye umujyanye uri kuri 15% y'urukundo umufitiye, hari abandi bakobwa bari muri competition na wa mukobwa tayari, bo urukumva ko uri kubakunda ku kigero cya 70%, mu gihe wa wundi kubera ko amaze kumucaho, amaze kumurongora, yego apeti iragabanuka, agapfundikiye agacuma nta matsiko aba agihari, tayari uri kumukunda kuri 15%, ku kigero cya 15% gusa. Ukumva ko babandi weho mu mutwe wawe nk'umusore mukandida ushaka kurongora ntukimyifuza, ahubwo urarikiye abandi utari warongora. Yego. Noneho uri kubakunda ku kigero cya 80% cyangwa 75%, byumvikane ko ku bushake bwawe niwe uri kumva uri bugire umugore waba ndetse uri kumva gifite agaciro mu maso yawe, ariko bibaye ngombwa ko akubwira ati wanteye inda, nawe urarebye usanze nutamujyana basaza be baragufungisha, uramujyanye, nose urwo rugo urukumva ruzaba urugo nyina, byange bikundi urukumva ko havutse ikibazo. Ni amakimbirane rero, ayo makimbirane ibyo ubwabyo biteza ikibazo cyo gusenyuka k'umuryango. Yego. Abadukurikiye bafashe uno mwanya wo kumva ibiganiro tubagezaho, ndizera ndashidikanya ko bakomeje kuryoherwa. Ntabwo twabura kuvuga ko Phineas wacu ari umwenge. Yes, turi muri Siganuza Benge. Phineas ni umwenge kuko afite ibintu byinshi kandi sosiyete dukeneye, yaba urubyiruko ndetse n'abakuze, abubatse ndetse n'abatarubaka ariko bitegura kuzubaka. Ibi bintu ni iby'ingenzi cyane. Rero wowe udukurikiye, ntubure gukora subscribe, ntubure gukora like ndetse na share kugira ngo ibiganiro twere kubyihererana twenyine, ahubwo bigere no hirya, message yacu igere ku bantu benshi, ndetse na comment dukomeje
kubasaba kugira ngo mutwandikire. Ntabwo tuzajya dushingira cyane ku bitekerezo byacu, ahubwo n'ibyanyu hamwe mukurikirana ibiganiro tubagezaho muba mugomba kubitambutsa.